amaboko nk'abahanuzi Yego. dusabiye Ndahiro Valens Papi imbabazi Imana imubabarire kwisaba YouTubers abakozi b'Imana abahanuzi bo kuri kamera ngo ni imyanda tugusaba imbabazi Imana kubabarire n'ababyumvisha namwe muvugira buti bamubabarire yavuze ngo abashumba bavuye mu nsengero bimusha kuri social media ubwo dusabye n'abashumba abapotre abahanuzi ababishopu abarikibishopu mwese turabibasabye mu izina ry'Imana duhagarariye nk'abahanuzi mu mubabare yani magambo umukozi w'Imana wese uvugira kuri YouTube n'umwatsi n'abaparodinga n'abashyira za kamera live musengero ngo yabise gutyo reka nkubwize ukuri muri Bibiliya hari inkuru yita umugabo bitaga Namani yari umugabo w'ingabo z'Isiriya arwara iki niwe umwami w'Isiriya yizeraga kuruta abandi ngo ni nawe Imana yaheshaga abasiriya kunesha arangije afite akana k'agakozi mu rugo akamureba akavuga ati icyo kibebe cyawe hari umuntu nzi muri Israel umuhanuzi witwaga Elisa Namani agenda asanga Elisa i Yerusalemu Elisa arabwira ngo genda wihagire muri Yorodani yonyine inshuro 7 urahumanuka Imana igiye ndabisubira profeta abahanuzi b'Imana bafite ububasha Bibiliya bivuga mu byahishuwe 11 bafite ububasha bwo gukinga ijuru no gukingura ijuru abahanuzi b'Imana bafite ububasha bwo gukingura bwo guhindura amazi amaraso bafite ububasha Papi turashaka kukubabarira Assalamu ari Pastor Claude abashumba bari mu kiganiro nabo bati wabise umwanda ariko ngo bagusaba umugisha ngo witeka kuzamura gukure kuri BTN akujyane ngo ugire televiziyo yawe noneho ngo uzaje wuba kwaye muirene ngo wabise umwanda wa YouTubers bakora kuri abashumba bazambaye Ndahiro Valens Papi utubabarire twari twabyumvishe nabi urabona nko ku rukiko gafaranga burana umudamu we yarahanje kandi perezida w'urukiko uyoboye urukiko yarahari Yego nicyo kibazo ahubwo abantu babibaza yego ntabwo turayabona cyo koza warabyemeye cyane none se papi
perezida uyoboye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata niba yemereye iryo tangazamakuru cyangwa ba YouTube akabwira ati hariya ni muhave mu rwinjiro rwo kuri kaburimbo ni muhagarare hariya ku rukiko cyangwa haruguru y'urukiko mukora inkuru zanyu nta kibazo hanyuma abapolisi bari aho ngaho umuntu uvuguruza perezida w'urukiko ninde ujya kuri kamera akavuguruza perezida w'urukiko kuri YouTube perezida w'urukiko yemereye abo banyamakuru ngo bakore inkuru zabo ninde muntu twari gusaba kandi perezida w'urukiko twamusabye akatwemerera yego hari uwo twakomerekeje se yego uremewe naho ngaho uduhaye inkuru tuba turi mu nkuru yego yego oya hari n'abambutse bagiyeyo batazifite yego cyane cyane aho ni neza uremewe ibyo bintu ntabwo byemewe aho ni ukwamamaza ubusambanyi mu rubyiruko yego yego aho ngaho rero uremewe papi mu by'ukuri numvise hari uburyo abantu baba batumvise n'ibintu ngo babyumve kimwe bakurikirane bamenye nk'urubanza rwa Gafaranga rwabereye mu muhezo ntabwo twari tuzi ibyabereye mu muhezo igihe nicyo cyabishyizeho abantu bose bakotinga iby'igihe cyanditse hanyuma mu gihe cyo gusoma urubanza kuwa gatanu rwasomeye mu ruhame abantu bose barabyumva ibyaburaniwe mu muhezo twese twabyumviye mu ruhame yego yego oya nta mpamvu uremewe na wewe pia abapasiteri babiri hano mu kiganiro baragira bati papi Valens Imana iguha akira mu twari Vera Pasteur Aime twari twababaye cyane kubera iyo mvugo twari twumvishe yego rata amen bari twababaye tuvuga ngo ese koko yavuga ngo abapasiteri ababwiriza ababwiriza ibibwiriza ndi kumwe na Profete Shami twari tumaze kuvuga ngo niba yabivuze papi tumusabiye imbabazi yego rata ni kwa kundi abantu bumva ibintu ntibabyumve neza nyamara imyumvire uruhande rw'imyumvire rurakonta rw'imyumvire
cyane Imana iguha umugisha Ndahiro ukomeze mu kiganiro wari urimo. mtumishi wa Mungu. Yes. Mungu akubariki, endelea na kazi. Amina, amina. Ndahiro asabye imbabazi rero kubera ko ibintu byari Umuriro wari watse. ibintu byari Rega ntabwo twabyumva, twari kubyumva. Niba ikiganiro yakoze kwa Emurene njye ntabwo nakumva kuri Empire ni aho yagikoranye na Murindahabi Irene aribwo yavugaga ku bijyanye no kwa Gafaranga n'umudamu we Muravu, kandi mu by'ukuri twese dukwiye kubasengera, ni urugo tukwiye gusengera nk'abakozi b'Imana. Gafaranga mwese muramuzi, iyo ibintu bibaye kuri abantu barasenga bakavuga bati Imana iki gikombe kibarenze, kirenze urugo rwabo, kirenze umuryango wabo, kugira ngo bizarusheho kugenda neza cyane. Hanyuma rero tugira gutya tubona itangazo kwa Yezu nyiri mu Ruhango, haba hafunzwe by'agateganyo. Murahazi? Wigeze ujyayo gusengerayo? Nyamajyepfo reka wabyakira utereye bo bitewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza ijyanye n'amatorero RGB. Iyo bagiye gufunga ahantu hari icyo bahabonye, kandi mu migenzurire yabo n'akazi kabo turabashimira. Buriya hari ikintu babonye yuko gikenewe kuba cyabanza gukorwa kugira ngo ibindi, ntabwo bahafunze muri burundu. Ntabwo wasomye itangazo se? Twararisomye na buri wese ararisomye, ahubwo barahafunze ni agateganyo kugira ngo babanze bashyire ku murongo ibitari ku murongo. Rero mwihangane, ntabwo bavuze ngo bahagaritse gukora, abasenga bazasenga. Buriya bashobora no kuvuga bati bariya n'umuvundo wari uhari, bashobora kuvuga dushyizeho kirite, izo kirite bazajya baza serire zinga, abanga bavuye hanga bazajya basenga kuri uyu munsi, basenga rimwe mu kwezi na rimwe mu mwaka. Bishatse kuvuga ngo bashaka gushyiraho ibintu byo ku murongo bibereye neza iterambere tugezemo. Ntabwo tugire mu iterambere ryo kubyigana, ntabwo turi mu iterambere ryo kujya, kandi ibyo babona ni abayobozi, natwe turabibona. Kwa Pastor Julien muri Grace Room naho rero harafungwa, bamburwa ubuzima gatozi, bo mwabyakiriye mute? Profete Shami n'abaposo Iliya. Umurimo w'Imana buriya ubuyobozi bwose buba buyobowe na Yesu, utuka ku Mana, kandi ibyo bukora byose baba bwashijwe. Yego, nta kizaba mu isi Imana itacyemeye. Bishatse kuvuga ngo nimba ubuyobozi bwararebye bukareba imigenzereze ya Grace Room harimo ibintu bitameze neza, Grace Room itangazo ubanze mu munoze izo bashaka ko munoza, hanyuma ukomeze umurimo. Niba bakubwira ngo ukwinjira hanga bisaba yuko uje imyaka 18 bafite 17 uzahinjira, ntabwo uzakunda. Bishatse kuvuga ngo mu gihe utari qualified y'ikintu runaka, bisaba kubanza kuba qualified kugira ngo bizabintu bishyire ku murongo. Nizera yuko umurimo w'Imana uzakomeza, abantu bajya barira. Njya ndora n'abapasiteri ngo barafunze insengero bazifunze nta kintu babonye. Dutegereze ubuyobozi bwacu, tureberera byinshi, hari ibintu baba bagomba gushyira ku murongo, bizajya ku murongo. Na Grace Room ntawe ugibirije gukora. Nibashaka bazabahe na stade Amahoro, bazagiye bya bintu byose nabonye, basaka izuzure nta kibazo, ariko babanze bashyira ku murongo cy'ubuyobozi. Ibyo ngibyo rero navuga ngo ubuyobozi ni ubwa mbere buyobowe na Yesu, buyobowe n'Imana, byose bigomba kujya ku murongo. Hanyuma turi hafi kwegera umusozo. Mwebwe wowe nk'umusore, urubyiruko, n'icyo ubona cyugarije urubyiruko mu migenzereze yabo, mu biyobyabwenge, mu kwiyandarika. Ugasanga nyakubahwa madamu First Lady yigeze avuga ati ibiyobyabwenge tumeresi, ijambo ryitwa tumeresi. Urubyiruko rukwiye kuba ruba muri tumeresi, cyangwa se no kubireka rimwe na rimwe. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rutitwara neza, rutumvira ababyeyi, rutumvira igihugu, rutitwara neza? Ugasanga urubyiruko rumwe rurimo bararuyobya, rujya mu bitagira umumaro, mu kurwanya igihugu, mu gusebya igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abantu nk'abo bakora ibintu nk'ibyo bitwa urubyiruko, wababwira iki? Iyihe nama kugira ngo bave ibuzimu bagaruke? Ibintu mbabwira ni bikeya. urubyiruko rusebya igihugu cyabo. Yego, ahari bamwe na bamwe na biriya vango wishimira imyaka yawe y'ubuto. Wa musore wishimire umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira, imyaka itaragira, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Yego, bishatse kuvuga ngo aho ngaho biriya bavuga ngo utazagira kwicuza mu gihe uzaba icyo gihe warakirenze.
birababaje kugira ngo abana bawe wabyaye n'abazagukomoka baza bati uyu nguyu yari umusinzi, yari umumwaro umugi, uyu yarwanyije igihugu kandi icyo cyatubyaye igihugu cyiwe kandi ibintu byose turwana nabyo tubaho mu isi byose Bibiliya irabivuga neza, nuko abantu badasoma ijambo ngo bamenye ngo ibintu birivuga ni ibiki birashaka kuvuga ngo ahubwo bishatse kuvuga ngo ikintu cya mbere buri muntu wese ugifite imyaka mitoya ishimire imyaka yawe, ahubwo ukuri byiza uzibukirwaho mu myaka yawe. Yego mu myaka yawe y'ubukure uzavuga ati njye narakoze mfite ubuhamya bwiza, ubuhamya bwawe bubi by'umwaro bazagufunga. Erega hari n'amategeko akugonga, urabikora hari amategeko akugonga, ariko rero mu gihe uzaba waramaze iyo myaka yawe muri gereza, uzi yuko mu myaka yawe n'uzaba warashaje iyo gereza izaba ishimishije abana bawe, nibyo bintu uzaba uje kurata mu bana bawe. Ahubwo wapi icyo ngiye ntibagiraho inama, egera Imana kuba ibireba ngo kumenya Uwiteka nibwo bwenge bamujyanye byo kujijuka. Yego banza rero uri umuhanuzi witwa Shami, hari uwitwa Nibishaka Theogene, umuhanuzi witwa Nibishaka Theogene, uramuzi kuri social media? Ndamuzi cyane. Yagize gutya arahanura aravuga ati ADPR yarapfuye izongera kubaho ari uko impunzi zose zatahutse, uwitwa umunyarwanda w'umudiaspora wese nyarwanda yatahutse mu gihugu, na ya FDLR muvuga izaba yaratashye. Arangije arongera aravuga ngo muri RBA harimo umunyamakuru ukomeye cyane kandi ni umwadeperi, ni pastor w'umunadeperi, ati nabonye ikiriyo kiwe, ati kiyobowe n'uwitwa n'umunyamakuru witwa Mutesi Sikovia. Mu yandi magambo ahanura ibyago gusa nta byiza bijya bibaho. Bibaho yuko umuntu ahanura ibyago gusa nta byiza Imana yamunyuzamo. Umuhanuzi uhanura ibyago gusa abashonje ku gihugu, abashonje abihanura kandi mu gihugu bamugaburiye. Abashonje igeze aravuga ati Nyabugogo hazaba inkambi y'impunzi. Abashonje impamvu uyu muntu abashonje kubera yuko mu guhanura hari ikintu bita ivangirwa. Kuvangirwa k'umuntu bari mu maboko ataraye, ari mu maboko ataraye bitewe n'ivangirwa. Nuhanura Imana ngo iravuze itavuze, Imana izayitandukanya nawe. Uyu nguyu yaravuze ngo Nyabugogo ngo bizagenda gutya, ngo bizagenda gutya, ngo bizagenda gutya, ADPR ngo izaba, kandi ADPR iriho, ADPR zizo zatoreze twakoreye muri ADPR. Bivuga ngo ADPR izabaho kandi iriho, irahari, yaravangiwe n'ibishaka, yaravangiwe. Hanyuma Reverend Aime, nihe nama watanga ku bantu b'abahanuzi bahanura ibinyoma ngo Imana yavuze itavuze, ugasanga barahanura ibyago, nta byiza bajya bavuga, nta byiza Imana ijya ibereka, Imana ibereka ibibi gusa ku bantu? Iyo Mana ibaho cyangwa se mo kimwe ni babandi bahanura? Ubajije inama kuba iyo Mana ibaho navuze ko itabaho, ahubwo iyo inama naba nuko bireka, kuko ijambo riravuga ngo ibitugu by'abapfapfa bajye babihata inkoni. Ibitugu by'abapfapfa bajye babihata inkoni. Ibitugu by'abapfapfa bajye babihata inkoni. Kuba Nibishaka yarahanuye atangaza ibihuha ndetse no guteza wikwiye kuvuga uriya mukozi w'Imana, umukozi w'Imana cyangwa n'uwase, reka mvuge gutyo kuko nawe arabizi ko atari we. Ubwo ndabibwira abari kumwumva n'abamwembera ko bafite abafollowers twababonaga haba kuri channel yiwe, haba kuri bakavuga umukozi w'Imana, TikTok, umuhanuzi wacu, akantu kose yakirwa mwagakurikiranaga, uro muri abafollowers muramwembera. Reka mvuge rero ngo ni umukozi w'Imana. Ariko ikindi nongeraho, ntabwo bibaho, nta nubwo bizabaho ko Imana ishobora gufata itorero ryayo bivuge ngo itorero ryayo ryarapfuye. Yesu yaravuze ngo itore Petero mugize ibuye, nzubakaho itorero, kandi iryo torero n'amarembo y'ikuzimu ntazikuka kurirwanya, ntabwo azarishobora, ngo guhaye imfunguzo z'ijuru. Oh, haleluya, amina. Ntabwo bibaho rero ko Imana yakongera ikisubira ikabwira umuntu nka Nibishaka ngo itorero ngo ryarapfuye. Ntabwo bibaho, ntabwo bivangirwa. Muzakorana analize kuri uriya muntu w'Imana, avuka he, yakuze ate, yakuriye he, yakuriye muri cye, yize afite amashuri ugeze yiga,
ibyo kwiga byo ntago yize umushumba wamuretse umuntu wize muri iki gihe ni avuga nka yewe n'ikintu ngaya n'ibishaka ntago bishoboka n'ikintu mugaya cya mbere kandi cyabaye mu maso y'abanyarwanda politike y'u Rwanda ahangaha uradufeze gufera ijambo gufera abanyarwanda bari kubeshya gufera abantu kutujijisha ikintu cyabayeho kugira ngo ajye gusura Justin babipanze ngo ni Blanca ngagiye gupfa yahanuye yarangiza Justin ntarimo arakora akazi nk'uko byari arakora ahangaha ibyo ngibyo kuba yaragiye ahantu hakurwa rwa Mutesi bitazabaho yego ko Ferdinand rusohotsemo kurwo rusenyutse kwa Mutesi uyu muhungu ni bano bahanuzi bameze nk'abantu bana basanze risa bamubwira ngo nave kuri Eliya kuko agiye kumukurwaho so ndagira ngo ninjinge Imana mbwira abantu bahanurirwa kuko turabahanuza kandi duhanurira mwebwe nimwe duhanurira navuze ijambo rivuga ngo Imana ikora ibiruta ibyo dutekereza ariko bitewe n'imbaraga ziturimo ninguhanurira kugira ngo ikintu gisohore bizaterwa n'imbaraga zikurimo wowe wowe imbaraga zikurimo zirakwemeza ziremezanya n'icyo mpanuye kucyakiriye noneho umva ikintu gipfunikira iryo kijambo uzi imyaka rimaze uzi ikintu gipfunikira imyaka irenga 100 hari ikintu gipfunikira iryo jambo vuze iryo jambo riri muri Luka ibice 10:19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'ikibi cyose nacyo kizabatwara gusa izo mbaraga nimuzazitwaze ngo mukore ibindi ahubwo abantu b'iki gihe aba bakozi b'Imana tubona abahanuzi b'inyuma ni ukuvuga ngo murabakandagira kandagira Satani abakandagira ahubwo aba bantu wowe kuvuga ngo hari toro rya ADEPR ngo ryarapfu nyine urabyumva ko bitabaho uzi ikintu dukeneye nk'abahanuzi hari ikintu twe dukeneye nk'abahanuzi uyu munsi leta y'u Rwanda yafashe ADEPR iriho umuyobozi hari ikintu ngewe nsagusaba ibintu bihagarariye hari ikintu ngewe nsagusaba none yari muhaye ari kuri toro ryapfu hari ikintu ngiye cyagusaba utamenya ko abantu hari ikintu cyagusaba leta abantu bagiye banabo hari ikintu cyagusaba leta yacu y'ubumwe abantu bahanura nibagenzurwe hashyirwaho abantu b'abanyamwuka bagenzura ubuhanuzi bwahanuwe babuyungurure bagira ibyo bemeza bavuga ati abangaba bashyizwe kuri ruhande n'abangaba bashyizwe kuri ruhande ubuhanuzi n'ubundi bukomeze nk'uko ubuhanuzi buremewe ariko ntago ngurwanije ariko ibyo bishobora kudashoboka kubera impamvu ebyiri kangubwira impamvu ebyiri leta ntabwo izi kumenya ngo impamvu ebyiri kandi hari y'abanyamwuka aba bantu rero bahaguruka bahanura ibinyoma ntibagira adresse ntibagira ubakurikira ntibagira aho bavukira ntibavuka amashereka ntibagira amashereka bonka ntibagira aho bava bakurikiranwa iyo orudere yashyirwaho na leta waha bw'umuhanuzi wemewe ahubwo twebwe abahanuzi bemewe twebwe reka tubwire leta ngo nimushireho ingamba zihwanye n'iterambere turimo cyangwa n'igihe turimo ibyo nyine nibibaho nubwo abantu bazabyumva ngo bivanze mu by'umwuka ariko hari abayobya abantu abahanuzi b'ibinyoma kandi abayobya abantu ni abanyarwanda ni abacuruzi ni abanyeganda abo ngabo bose Imana batembere Claude ngende umuhanuzi uyu ni umuhanuzi duhanura abapolisi duhanura abasirikare duhanura abanyenganda duhanura abacuruzi duhanura abanyeshuri duhanura abakozi b'Imana bagenzi bacu duhanura abakijijwe n'abadakijijwe duhanura abari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda duhanura iyo hatabayeho itegeko rero ritugenga nanjye rigenge nakwigira icyo nazi havuga ibitari byo sawa reka tubashimire mwese abadukurikiranye kuri izi cano mwese bakomeze kubana namwe mwese yari Reverend Aime ndetse na Prophet Shami ni umuhungu cyangwa ni umusore ubyarwa na Apotre Mukabadege Liliane Shami akomotse mu itorero umusozi w'ibyiringiro Kimisagara hariya ku Ntaraga hanyuma rero tubabwire ngo ni itorero umukozi w'Imana Apotre Mukabadege Liliane ni umudamu Imana ikoresha kuva kera yakoreshaga ibitangaza kuva kera ni umudamu ufite ijambo muri we Mukabadege ni umuhanuzi mwese muramuzi Imana yakoreshaga ariko mu gihe gisa nk'iki twese tuba turimo turarwanya abahanuzi
b'ibinyoma Yego. nibwira yuko Apotre Mukabadege nawe Yes. tuzamushaka Imana, atubwire ngo tuzamuza. umuhanuzi nyakuri n'umuhanuzi ubumeze ute. Icyo kintu rero nicyo tuzashaka Apotre Liliane nawe atatuganirize mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo tumenye ngo bihagaze bite. Tubashimire mwese batumishi b'Imana. Murakoze cyane. Wabakenera yababona gute? Turahera kuri ishami. Okay, njyewe wanyenera ni nimero de WhatsApp 078 92 52 9 6. Yego. nitwa Revera Pasteur Aime. Uwangenera kumpamagara kunyandikira kuri WhatsApp nimero yanjye ni 0783 49 87 85 0783 49 87 85. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza.